nanduye sida mfite imyaka 16 muri adolescence. urumva hashize imyaka. Hasize imyaka. Yego. Nukuvuga ngo nuwo ngo wanyanduje yarapfuye byaranarangiye. Ngaza nanjye nawe n'uwiteka we niwe naje kureba kandi wibuka ijambo nakubwiye. Nukuvuga ngo itabi nayiretse kuwa kabiri. Bucya kuwa gatatu njya gusenga. Nazamuye ukwizera ndagiye mpamagara ni wasida we. Ndabizi neza undi mu maraso. Ndagutegetse aka kanya mvira mu maraso. Ako kanya njyewe nahise nizera ko nakize. Twateye haleluya tumaje gutera haleluya nge nizera yuko izo haleluya zinkijije. Bo ndagenda ndicara numva ndanezerewe nakira gukira. Habe n'umuhanuzi wigize umbwira ngo Uwiteka arambwiye ngo indwara wari ufite ikomeye iragukijije. Tugiye kwa muganga baradupima. Barangije baravuga ngo dukurikije uko ibisubizo byanyu bimeze namwe nimuze mwirebere. Nta sida murwaye. Ya sida irabura. Wipimishije inshuro nyinshi, wipimisha ahantu hatandukanye kuryo bose bemezaga ko ufite sida. Nipimishije inshuro nyinshi. Nipimisha ahantu hatandukanye. Bose bemeza ko ufite sida. Basanga ngiye niyo mutoni Ildefonsi mfite virusi itera sida. Umaze n'imyaka bitari igihe gito cyane. Bitari igihe gito cyane rwose. Yego. Hari umuntu ushaka kutwumva muri kano kanya. Yego. Akavuga ubu ni bwa buteka mutwe bw'abarokore. Yego. Ildefonsi arabeshya gute se wakira sida? Dore iki ngiki ndakwereka niranga muntu yanjye. Hari abavuga ati bura wasanga afite wenda nka mukuru we wapfuye yishwe na sida. Ibi ngibi akaba yarabifashe akaba ariko arimo kubigera. Yego. Mfite iranga muntu nabwiye ngo ushaka kuzagira amatsiko azagende Kabusunzi niho nafatiraga imiti. No du médecin yitwa Kamire Eugenie. Noneho code ndikubibona. Okay. Negatif ndayibonye n'isurinye. Haleluya. Ukira sida gutya. Nkira sida. Byambore gutya kugira ngo umuntu ubireba imbere yawe gutya ahangaha. Ni ikiganiro inkuru yanjye. Umva ko twakoze inkuru nyinshi cyane muri kano kanya turi kumwe n'umugabo muri kureba kuri kamera zanyu afite ubuhamya bukomeye cyane. Ubuhamya navuga ngo ushaka kumva ukavuga uti mu by'ukuri bino bintu byabayeho cyangwa ntabwo byabayeho. No mugabo ufite ubwo buhamya turi kumwe yitwa Ildefonsi niyo mutoni. Tunamuha ikiganiro kugira ngo duhite dutangira mwumve ibitangaza, mwumve imirimo yakozwe n'Imana. Kubemera Imana ariko mwagakwiye kuyemera muri benshi kuko irakora. Hari Imana kuri ino si, hari Imana mu ijuru, hari Imana yakoraga kera n'uyu munsi iracyakora. No kuvuga byinshi cyane Ildefonsi tugoye ikaze mu kiganiro inkuru yanjye. Murakoze. Mbere yuko dutangiye ikiganiro reka tubanze dusenge cyane rwose. Uwiteka Imana igira neza, Imana ikiranuka, Imana y'inyembaraga, Imana isumba byose. Data wa twese turagushimiye kuba ari wowe duhujije aka kanya tukaba tugiye kugirana ikiganiro kiguhesha icyubahiro. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Ndakwinginze Uwiteka Imana nyiringabo rero nyemerera tukubere mikoro we wirangurure. Nyemerera kandi ubuhamya bugiye gutambuka Uwiteka Imana nyiringabo butume benshi bakwizera kandi butume benshi Uwiteka Imana nyiringabo bakugarukira bumve ko uko ari uri kera n'ubu ni kuri. Ngaho nyemera rero wihesha icyubahiro kuko natwe tugiye kuguhesha icyubahiro kugira ngo ubu buhamya Data wa twese busakare ku isi hose. Uwiteka Imana nyiringabo kandi ubuhamya ubumanukiremo ukora imirimo n'ibitangaza. Abarwayi bari bubwumve bakire, abarwayi ba kanseri, aba diabete, aba sida n'abarwayi barwaye indwara zitandukanye bose. Ndakwinginze Uwiteka Imana nyiringabo ubikore kwibahisha kugira ngo izina ryawe rikomeze rihabwe icyubahiro. Urakoze ndagushimiye ngaho rero tugwaye ikaze na karibu. Ngwino kandi Uwiteka wikorere. Uwiteka Imana nyiringabo niwe duhaye ikaze na kawe muri iki kiganiro kugira ngo ari wowe ukiyobora kandi Uwiteka Imana nyiringabo tuyoborwe n'umwuka wera. Urakoze ni mu izina rya Yesu Kristo Nazareti dusenze twizeye. Amen. Amina. Ni ikiganiro tuza kuboneramo imigisha turi benshi cyane nkuko mwabibonye tutangira. Ni ikiganiro kirimo uyu mugabo witwa Ildefonsi niyo mutoni. Ildefonsi, reka mvuge nti inkuru yawe itangira he cyane ko ari inkuru navuga ngo yo kwamamazwa, inkuru yo kuvugwa. Yego. Murakoze.
nukuvuga ngo inkuru yanjye itangira ndwaye nanduye sida mfite imyaka 16 muri adolescence. Iyo sida uburyo nayanduye narabanje jye ubwanjye nuko muri iyo myaka 16 nta binini byabagaho bigabanyubukana bwa virusi itera sida. Abantu barapfaga nkababona bagapfa nkababona, ariko noneho jewe mbere yuko ibyo byose biba narabanje mbese nterwa n'umudayimoni wo kwikinisha urimo kubyumva. Ntewe n'umudayimoni wo kwikinisha kwa ko nabanaga n'abantu badakijwe, abantu bazanaga indayi bakayisambanyiriza aho ngaho, nanjye mbireba nza kugira amatsiko. Rero muri iyo myaka 16 muri adolescence naye nahura n'umukobwa, ndavuga ni nanjye uwazajya gukora ibyo abandi bakora nkumva uko bimeze. Tugarutse nyuma gakeya nararyamye maje kwikinisha, ngiye kwa mbona umukobwa ntamenye neza, mbona arimo gusohoka mu kagetu nabagamo, arimo kwambara imyenda y'imbere, arasohoka aragenda. Akimara kugenda ako kanya nahise nkanguka, maze ukanguka ndahenda abantu, ariko se ni iki gituma uriya mukobwa aje akamfata, yamara kumfata yarangiza akantera sida n'ukubera iki? Ndangije nyuma kugira ngo menye ko zari inzozi, hashije nk'iminota 30 nk'umuntu utari wasambana. Yego. Hashije nk'iminota 30 nsa nk'umuntu ukangutse, ndavuga ni za nzozi zari inzozi, ntago nanduye. Hagati aho ngaho nahise mvuga nubwo nari ndi umupfapfa, ndi umupfayongo, ndi umunyabyaha, naravuze nti Uwiteka, izi nzozi niziramuka zisohoye, zikaramuka zisohoye nkandura virusi itera sida, uzategeka abagaragu bawe bazandambikeho ibiganza nzakire. Urumva hagati aho ngaho nubwo nari ndi umunyabyaha, ariko nizeye Imana ko ishobora, nizeye Imana ko nubwo ari inzozi, ariko naho zasohora Uwiteka Imana Nyiringabo ari we uzankiza, atari imiti izankiza cyangwa se atari ibindi byose bizankiza, ahubwo ari Imana izankiza. Nge nayizeye ntari nando. Yego. Ubwo maje kwizera gutyo, igihe cyarageze nafashe amafaranga 500 ndagenda njya kugura indaya ahantu bita ngo ni Matimba. Nkura n'umukobwa ndamubwira ni se ko nkushaka, urabona umuntu ubugiye gusambana bwa mbere nta kintu n'iki na kimwe aba yiziye. Birumvikana. Yego. Nanjye ndababwira se ko nshaka ko tunguse, ngurashaka ko tubona nango mu ruhe rwego. Yego. Ndashaka ko nyine musura mu rugo, ndashaka ko turyamana. Arangije aramwe none se ufite prudence? Ndababwira ni woya nazo ufite, ariko mfite igiceri cy'ijana. Ngo none se wari wabonye ko ari indaya? Bakubwiye ko ari indaya y'umukobwa. Yego. Ubwo ndangije ndababwira ni mfite igiceri cy'ijana. Ngo none se ngurampa ngahe? Arambwira ngo ni 1000. Hari kera cyane. Ndanye ndababwira ni rero cyane ubwo ni muhe mwaka? Nukuvuga ngo reba mu myaka 16. Yego. Ubu mfite imyaka 35. Urumva hashize imyaka. Hasize imyaka. Yego. Nukuvuga ngo nuwo ngo wanyanduje yarapfuye, byaranarangiye. Ubwo aragenda, iyo prudence arayiza, twemeranya amafaranga 500, twemeranya amafaranga 500, turagenda tugerewe mu rugo, yaranafite n'umwana nanabizi. Ubwo dukora ibyo dukora, tumaye gukora ibyo dukora, njye ubwanjye nimba naranduye prudence nyijugunya, nimba yaracitse simbimenye, icyo nzi nuko nimba yaracitse ntago mbizi, nimba yarayizanye yahiteyemo inshinge ntago mbizi, mbese sinzi ukuntu byagenze. Ntabwo ari wowe wayifunguriye uyiyambika? Kuyifungura narayiyambitse, maje kuyiyambika kuko naramubwiye ni rero je n'ubwa mbere ngiye kubikora, wambabariye ukanyambika prudence. Yego. Abonye igikuro n'icyo ngo reka ngubwo sungura, abona ngo umuntu ungana gutyo ngo n'ubwa mbere ugiye kubikora. Ntabwo ni nyamara n'ubwa mbere ngiye kubikora, ngo yiyambike. Bwa mbere narayambaye, maje kuyambara nyambara nabi, maje kuyambara naye mbonye hindurije nyivanamo, ndongera nanone nyambara bwa kabiri. Undi yari yanapfuye, agakingizo kari kapfuye. Ubwo byari byambaye wongeye ndoge nkavanyemo kari kapfuye. Ariko je sinabimenye. Yego. Nuko nguko byagenze. Ubwo tumaje kubonana mba ndasohotse, numva mfite isoni,
numva mfite agahinda kenshi, numva ntazi n'ibyo nkoze bwari bwo bwa mbere mbonanye n'umukobwa, ntazi uko bimera, ndabanditse abakobwa bose ni uku nguku bimera. Mpita mfata decision yo kuvuga igihe nta nubwo nzanashaka na vuba rwose mbaye. Numvaga bibishye se? Numvaga bibishye kuko ntago nari nzi uko bimeze. Nta buryo humvise. Reka. Yego. Nuko ndatangira ndananuka, ntangira ncika umugongo, mu kanwa harababuka, hamaje kubabuka, ubwo mpita ndavani rero uko byagera uko ariko kose naranduwe. Ariko Imana isumba byose, ntago nigeze ngira umutima wo kujya kwipimisha ngo njye kureba ko nanduye. Kuko iyo nza kujya kwipimisha nkamenya ko nanduye, mba nariyahuye. None bigaragara yuko iye yari ikaze cyane, mbese cyari ikigugu. Yego, yafite amavirusi menshi. Numva cyageze mu mubiri gihita gitangira kumunga ko kanya. Birumvikana. Ubwo igihe cyarageze, ndaye ndavana ibi ntabyo, reka nigire mu rugo. Ndataha, umujyurananira njya mu rugo, mba mu buzima bugoye, maje kuba mu buzima bugoye. Dusubiye inyuma gatoya, nigize kurota nanone nongera kurota inzozi, mbona ndi muri gereza, nambaye iroza. Izo nzozi nazo zaje gusohora, ndafungwa. Ariko mu gufungwa kwari ukugira ngo Imana igaragaze imbaraga zayo. Aho hantu naho Imana yarahandindiye. Imaje kuhandinda bavugaga yuko ubundi nge nakuze bavuga yuko umuntu urwaye Sida iyo ahuye n'ubuzima bubi ahita apfa. Ariko Imana yarahandindiye, imaze kuhandindira, ndindama kugira ngo nanuke, ahubwo noneho ndagenda ngira ubuzima bwiza, ndagenda mba munini cyane, nirwariye ubwo burwayi ariko sinabimenye. Ariko hagati aho nigize kurwara, maje kurwara batujyana kwa muganga. Ubundi iwacu ni mu ntara y'Uburasirazuba, akarere ka Rwamagana, umurenge wa Gishari. Banjyanye kwa muganga, umudogiteri arampima, amaze kumpima arebye mu kanwa, arangije arambwira ariko ubu bwandu bwawe, n'iryo jambo yambwiye. None nahise nyebuka kugira ngo ndebe ko hari abandi twe turi kumwe baba byumvishe, mbona nta bantu babyitayeho. Ndita mu gutwi ndavana uko byagera uko kose naranduye. Nagiraga ababyeyi bahaga abantu, nicyagiye abantu bahabwaga kato, bagatanga kato. Ngezeho ndababwira ntari ko muri mu guha abana kato muvuga ngo umuntu yimba arwaye Sida akanywera ku gikombe, icyo gikombe uhita wandura. Mwakwitonze mwebwe ko mutazi urupfu muzapfa. Nababwiraga gutyo, naranduye ariko ntabizi. Ubwo mba muri ubwo buzima bugoye, nkomeza mba muri ubwo buzima bugoye. Igihe cyarageze nza kugaruka muri Kigali. Maje kugaruka muri Kigali nibwo naje kuba mu buzima, ngezeho mbona akazi. Maje kubona akazi nkundana n'umwana w'umukobwa. Umwana w'umukobwa iwabo ni Cyangugu, hiryo ngiyo za Nyamasheke. Turakundana, tumaje gukundana biba ngombwa ko duhita dushakana. Mu gushakana, kunda ya mbere y'umwana w'imfura dufite w'umukobwa, nibwo twagiye kwipimisha. Ariko jewe nkumva rwose uko byagenda uko hagati aho ngo dusubiye inyuma, naratangiye turi kumwe nkajya ndwara ububyimba budasobanutse, bukameneka, nkagira inkorora, nkumva mbese sinzi ukuntu umubiri wanjye umeze. Ariko Uwiteka Imana Nyiringabo akomeza kuntwikira, ntabwo nigeze nanuka, ahubwo nananutse, narakize maje kwegera data wo mwiza. Yego. Icyo gihe nuko ugira gutya ujya kwa muganga, warashatse, umugore atwite. Yego. Icyo gihe cyose wari utaripimisha? Icyo gihe cyose nari nipimisha, ariko ibimenyetso narabibonaga. Mwashakanye utaripimisha? Nari nipimisha. Yego. Tumaze gushakana, kunda ya mbere nibwo twagiye kwipimisha. Tumaje kwipimisha, twipimishije hari akabusunzu. Baratubwira ati se mwaye mwaripimishije? Ntabwanige, ntago nigeze nipimisha. Ati dore umugabo wararwaye afite Sida ariko uri muzima.
abakimara kuvuga gutyo ngo yuko ndwaye we ari muzima, nese mvuga nti bo nta kindi kintu gisigaye, za nzozi zirasohoye. Ariko nubwo zisohoye ndibaza neza yuko ijambo nabwiye Imana yaryumvishe. Nta handi nubwo ibi binini ngiye gutangira kubifata, ariko n'ahandi mpanze amaso, mpanze kuwiteka. Ubwo twasohotse, ubwo yabaye nk'ukubiswa n'inkuba, ariko agiye mitavani za nzozi zirasohoye, ariko nzi neza kuwiteka azakora imirimo n'ibitangazwa. Ubundi abandi binjiraga muri icyo cyumba basanga barwaye, umugore arwaye, umugabo atarwaye, cyangwa umugabo arwaye, umugore atarwaye, bagahita basohoka baryana, bashiyagurana, ngo aranyanduje, ngo ucukwe n'ejo. Ariko twebwe twasohotse duseka. Museka? Duseka. Umudamu ntabwo byamugoye? Reka twashotse duseka. Yego yabaye nk'uwikanze. Yego. Ariko twasohotse duseka ku buryo nta muntu wigeze umenya ibyacu. Yego. Nta wigeze amenya ko umugore ari muzima, ngiye ndwaye. Mbese nuko ngo bo babonye dusohoka bavuga ati barani bazima. Tugeze mu rugo naramubwiye nti reka nkubwire, yitwira Dukunda Clementine, muzamubona. Umukobwa mwiza cyane mutoya. Yego. Yego. Ndamubwira nti rero urabona ko ibintu bimeze, nge ndarwaye nirwariye Sida. None aho kugira ngo nzakwanduze n'uyu mwana mwanduze, wowe igire wanyu, numara kujya wanyu, dore mfite akazi, nzajya nkufasha, ariko tutabana ntazakwanduza, ukize ubugingo bwawe. Arangije arambwira tumva nkubwire rero, nge naragukunze, ibyakubayeho ni nkaho nanjye byambaho, ntago icyo ngicyo cyatuma nkwanga. Naragukunze, nunyanduza tuzafatanya kunywa imiti. Tekereza uwo muntu wambwiye gutyo. Yarafite urukundo. Yarafite urukundo. Nunyanduza tuzafatanya kunywa imiti. Tuzafatanya kunywa imiti. Ni muzima, ni umwana mutoya, mu myaka ye mikeya, yemereye kugenda akabyara uwo mwana, akarambagiza neza, agakora ubukwe, akamera neza. Agashaka undi mugabo. Agashaka undi mugabo. Ariko ati niwe wanjye. Niwe wanjye. Yego. Numvishe nezerewe, ndangije ndavana bo nta kundi. Kugeza aho baduhaye prudence zo kujya dukoresha. Twazikoresha igihe gito, yarangije arabyanga, bati oya, nunyanduza tuzafatanya kunywa imiti. Ibyo ntabwo mbishaka. Haleluya. Ibyo ntabwo mbishaka. Twabaye muri ubwo buzima. Unawuza kubyemera? Nanjye naje kubyemera. Kuki se waje kubyemera iyo umwanduza? Ntibyaye kukubabaza? Rero ubundi buriya ntabwo wamenya ukuntu Imana ikora. Nukuvuga ngo hagati aho ngaho naje kubyemera. Ndavuga ntuke nta kibazo, ariko nzi neza ko iyo mu ijuru nabikije banga yuko ninandura iza ariyo ubwayo izanyikiriza, nta Sida izanyica. Nuko turakomeza. Twabaye muri ubwo buzima, tuba muri ubwo buzima. Nakoraga akazi k'ijoro kugeza aho nageze aho ngaho nkabura akanya ko gufata imiti, we akagenda. Ubundi benshi bari bazi ko ari urwaye, kuko akenshi na kenshi najyaga kwa muganga bagiye kunkorera ibizamini, bareba n'abasirikare mfite, hanyuma nkongera nkagaruka. Ubundi we niwe wajyaga kunzanira imiti buri munsi. Nayo nayizanye iri hano. Ni imiti nayo wayizanye? Nayizanye, mbese naje turaza kuyerekana byose. Byose. Yego. Byose. Kuko data yampaye ibihamya. Tuba muri ubwo buzima, dukomeza gutyo, Imana iramurinda, umwana ntiyandura, avuka ari muzima, nawe ntiyandura. Tumara hafi nk'amezi nk'umunani nk'ikirwaye iyo Sida. Igihe kimwe n'igihe najyaga ku kazi, ibinini nabinywa bikanyica, uyu munsi nkabinywa, ejo nkabyihorera, ariko ngeze aho ngaho ndavuga ntuwiteka ushoboye byose, uko byagenda uko ariko kose ndanywa imiti, ariko ndayinywa igihe gitoya, nzi neza ko mu ijuru hari Imana. Icyo gihe warasengaga? Ntabwo nasengaga, turabigeraho. Ntabwo nasengaga. Ntacyo dukomeze no. Nari ndi umunyabyaha rwose, ninywera inzoga, ninywera itabi, nta kibazo mfite. Yego. Ariko ikintu nayo naravuze,
nayo navuye nti iyi sida nubwo nyanduye ni yanjye jyenyine, nta muntu nzigera nyanduza, nta mukobwa nzigera nyanduza, nta oya ni yanjye jyenyine, ubwo ni nyanduza n'umudamu ni twe twenyine, ntago nzigera nongera gusambana. Yego icyo cyemezo nayo naragifashe. Yego. Ubwo tuba muri ubwo buzima, dukomeye kuba muri ubwo buzima, igihe cyarageze. Ubwo nari ndi ku kazi, nari ndi mu modoka mu bwoko bwa Veses, ndimo kumva radio, ngiye kumva numva umuntu arimo kubwiriza kuri radio. Arimo kubwiriza ko n'umupasiteri bita Ema Ntambara, asengera itorero rye riri Gasogi. Numva arimo kubwiriza, ariko ngeze aho nganda abantu, ariko uyu muntu kuki arimo kubwiriza gutya, ariko nkaba narumvishije ku buhamya bwe avuga yuko Imana yamukije sida afite ibiro 40. Yarageze kuri ya tape imwe afata brosade yajya kwiborosa, ishinyika ikagaruka muri bwa buroso. Ngeze aho nganda abantu, ariko ubundi wazajya gusengera ahantu nkajya kwirebera n'umuntu Imana yakije sida, nanjye Imana yakiza sida nkabona uko nzaba meze. Sinsenga, nangaga n'abantu basenga cyane. Ubwo ntangira kwimenyereza gusenga, najya gusenga navayo nkaza nkinywera itabi, nkinywera inzoga, n'ubundi nkabana ariko se wa Mana we, n'ubundi ibi bintu ndimo ni ibiki. Ngeze igihe kimwe mfata icyemezo ndabantu Uwiteka we, uwo munsi bwari kuwa kabiri, buri buke ngiye gusenga ari kuwa gatatu, ndavuga n'Uwiteka we, ese nimba ufite gahunda yo kuzankiza, ukankiza, uzanyuza muri iri tabi nywa, hanyuma unkize uyu dayimoni wo kunywa itabi katakurusha imbaraga, banza unkize itabi. Nicyo nasabye Imana. Ndabyibuka naragiye njya kugura intore ebyiri, maje kugura intore ebyiri, imwe ndayinywa itari yashira, nahise numva ntangiye kumokorwa, mpita nyijugunya, n'indi yari yose ndayijugunya, mpita nduka umwotsi w'itabi. Maje kuri uko umwotsi w'itabi nahise numva yuko imbaraga z'Imana zatangiye kumanuka, mpita ndeka itabi muri ubwo buryo. Bukeye ari kuwa gatatu ndataha nk'uko byari bisanzwe, ndagenda mbwira madamu nawe numva nkubwire, igihe kirageze ngo yasidanye kiri. Aravatereka igihe kirageze ngo yasiduye, none se ya miti igiye kugucya cyangwa se hari indi bazanye igiye kubakiza? Yego, cyane ko tuzi ko sida idakira. Cyane ko tuzi ko sida idakira. Yego. Ntabwo ni woya, nariko ni wowe ako kanya neza mbwe va mu mubiri ujye mu mwuka. Njyewe ngiye kureba Yesu Kristo, ndayimuhereza yitwikire ku musaraba, ntago ndi bugarukane sida, ntago ari imiti baze, ahubwo ngiye gusenga Imana, kandi iyi sida njyaye ntago ndi buyigaruka. Ukabivuga udakijijwe? Nkabivuga nakijijwe rwose, nkabivuga nakijijwe. Uko kwizera gukuraga herero? Ukwizera ahantu nagukuraga, numvaga yuko nta kindi gishobora kunkiza usibye Uwiteka wenyine. Numvaga yuko hari n'igihe kizagera n'ibinini bikarangira neza tukabura imiti tugapfa, ariko nge naba ngo naho imiti yabura naho yaboneka, Uwiteka niwe uzankiza, ntago imiti ari izankiza. Ariko hagati aho dusubiye inyuma, najyaga njya gufata imiti, nareba abarwayi dufatana imiti, nkabona kuntu barwaye, nkabona kuntu bameze, nanjye nkabwa numva mbabwire, mwihangayika mwigira ubwoba, iyi sida turwaye, niko nababwiraga. Twiherere nkanga ku gakundi turimo kuganira, nterega iki gisida turwaye ntago ari cyo kutwica, ntabwo nicyo kugira ngo Uwiteka yiheshe icyubahiro. Nuko nguko nababwira. Ukabivuga utanasenga? Nkabivuga ntanasenga. Winywera ryatabi za nzoga zawe na za nzoga zanjye. Yego. Ariko amagambo akakuvamo gutyo nanjye se ntago nzanu yaturukaga, nuko nabivugaga. Ubwo bagahita bahindukira bose bakareba, babona kunungana, babona kuntu Imana yamishe ndi munini ndi mugari. Tase uyu muntu amugana wasanga harimo no kutuwe, nkabona bara, ariko murinda murakara, iyi ntago ari imiti mvuye gufata, iki si icyemezo, ifishi yanjye niyegeranye n'izanyu, ntidukurikira ngiye gufata imiti ya sida, none wese ubwo muri mubi. Ariko nzi neza yuko Imana izadukiza iyi ndwara, nukugira ngo ntago izatwica, nukugira ngo Uwiteka yiheshe icyubahiro. N'ikimenyetso mbahaye, Imana igiye kubanza bamvanemo, nimara kubamvanamo, nirangiza inkize,
nzagaruka mbaho ubuhamya, kandi sinaye najya gusenga nibereye muri ibyo byaha, ariko amagambo navugaga nanjye sinzi ahantu yaturukaga. Nuko nguko byagenze, igihe cyarageze, kimaje kugera, ndamubwira nti uyu munsi kwa gatatu nta kandi kazi ndi bukore, ngiye gusenga, kandi sida njyanye ntago ndi buyigarukane mu izina rya Yesu. Urumva ukwizera kwanjye, nagize ukwizera ntari nandura, majije no kwandura nkomeza ngira ukwizera, ariko ntago nahise deregite yo kujya gushaka Imana. Oya, ahubwo Imana nayishatse umunsi umwe, nyitakambira umunsi umwe, inkiza umunsi umwe, sida igenda umunsi umwe, nk'uko ijambo ryawe ribivuga. Byagenze gute rero? Nuko ngo naragiye mfata moto iragenda igeze Gasogi. Ubwo nari ngiye muri gahunda yo gusenga, ariko nshaka kureba n'uwo muntu Imana yakije sida. Ndagenda ngezeyo, umvana ibitangaza byabereye. Nsanga Ema Ntambara ntaho hari, n'umudamu we bagiye muri Kongo kubwiriza ubutumwa. Nageze mu rusengero ndabantu Uwiteka we rero. Ema Ntambara ninde? Ni muntu ki? Ni umupasiteri. Nageze mu rusengero ndabantu rero Uwiteka, n'ubundi nubwo ntamubonye ntago ari agomba kunkiza, ahubwo nje imbere yawe. Wibuke ijambo nabwiye umudamu ko sida nzanye imbere yawe ntari buyigarukane, bibuke ushaka. Twarasenze, turasenga, igihe cyarageze, hari umupasiteri aravuga ati rero abantu baje kureba Ema Ntambara ngabasengere mu byifuzo bitandukanye, ntawe uhari, yagiye muri Kongo kubwiriza ubutumwa. Ariko nimba ari Imana mwaje kureba koko, n'ubundi muhame hamwe dusenga Imana, ariko nimba ari Ema Ntambara mwaje kuranga bafashe gusenga, ntawe uhari, ubwo nyine abashaka Ema Ntambara mwisokera. Ariko abaje kureba Imana, muhame hamwe dusenga Imana, irakora imirimo n'ibitangaza. Nanjye nawe n'Uwiteka we, ni we naje kureba, kandi wibuke ijambo nakubwiye. Nukuvuga ngo itabi nayiretse kuwa kabiri, bucya kuwa gatatu njya gusenga. Twarasenze, turasenga bigejeje nko mu masaha ya saa 9. Ndabyibuka umupasiteri yaravuze ngo abazi ko barwaye indwara zitandukanye, urumva haba harimo abarwayi b'imitwe, abarwayi barwaye indwara zitandukanye, abafite ibibazo bitandukanye. Urumva imbere y'Imana uhazana ibintu byose bitandukanye, kuko ariyo buhungiro. Arangije abwira abari bicaye imbere ati abantu bazi ko ari bazima bajya inyuma, abarwayi bumva ko barwaye bafite ibibazo bitandukanye bazi imbere. Nagiye muri abo ngabo imbere, nta muntu wari uzi indwara yanjye, nijye n'Imana twari tuyiziranyeho. Twarasenze, turasenga, noneho kugira ngo Uwiteka akore imirimo n'ibitangaza, nta n'umuntu wigize undambikaho ibiganza, njye nakiriye muri Haleluya. Twarasenze, turasenga, bagiye kumva bumva niyo muto n'Ildefonse ndavuga ngo wasida we umbereye mu maraso. Bagiye kumva bumva ijwi rikomeza kuvuga sida imbereye mu maraso, ndagufata mu ntoki ndaguha Yesu agutwikire ku musaraba, nsubireho nakize, ndagutegetse mvira mu maraso. Nagiye kumva numva urusengero rwose rubaye nk'urutuza ho gake, barimo kumva ijwi ryanjye. Nararize, ndarira, ndikurunga, kurira bivaho, gusepfura bivaho, ndagiye noneho mera nk'ikiragi, nsengera mu mutima. Igihe cyarageze ndangiye mpamagara, buriya reka nkubwire, uzamuye ukwizera, wabwira ari ratara ati watarawe ndagutegetse mu izina rya Yesu, zamuka uhagarare hari mu kirere, ryakumvira. Nazamuye ukwizera, ndagiye mpamagara ni wasida we, ndabizi neza undi mu maraso, ndagutegetse aka kanya mvira mu maraso nkufate mu biganza. Nategetse sida nyifata mu biganza, maze kuyifata mu biganza nyivana mu maraso. Ndangije mbwira Yesu ni Kristo, akiriye sida ndayiguhaye, yitwikire ku musaraba, nsubireyo ndi muzima, nzagushima. Uko niko byagenze. Iri defo, ibyo bintu ukabivuga wagiye mu rusengero, ni nkaho ari bwo bwa mbere wagiyemo, ntiwari ukijijwe, wari umunywi itabi, inzoga, wari wa munyabyaha nyine w'umunyabyaha.
winjiye mu rusengero bwa mbere umenya uburyo usenga, umenya uburyo uzamura ukwizera bihita bikunda. Uburyo ninjiye mu rusengero rero urumva ko dusubiye inyuma gatoya, nge nizeye Imana n'ubundi ndi umunyabyaha, nizera yuko ari izankiza. Ni nayo mpamvu ninjiye muri urwo rusengero mvuga ko iyo nizeye ishoboye byose kandi uko yari iri kera nubarike. Ni muri urwo rwego ninjiye mu rusengero. Umva ahantu rero Uwiteka yaje gukora imirimo n'ibitangaza. Ubwo twamaze gusenga, tumaze gusenga, ako kanya njyewe nahise nizera ko nakize. Ntaye najya kwa dogiteri, nta n'umuntu wigize unsengero usibye njyewe wazamuye ukwizera. Twateye haleluya, tumaze gutera haleluya, nge nizera yuko izo haleluya zinkijije. Ndagenda ndicara, numva ndanezerewe, nakira gukira. Habe n'umuhanuzi wigize umbwira ngo Uwiteka arambwiye ngo indwara wari ufite ikomeye iragukijije. Habe no kubyerekwa cyangwa kubirota no mu nzozi. Oya, njye ubwanjye niremyemo gukira, numva ko nakize, numva ko umugabo nyihaye Kristo adashobora kuyinsubiza, numva ko uko yahumuraga impumyi, agahagurutsa ibirema, akazura abapfuye, agiye kwa Lazaro aramuzura amaze iminsi 4 mu gituro, ajya kwa Yayiro umukobwa we aramuzura, numva yuko yayitwikiye ku musaraba ari muzima, nanjye mbaye muzima. Ubwo twarasohotse, ariko imbere gatoya dusubiye inyuma gato, uwo mupasiteri yavuze ngo n'umuntu ubwo hari 2017 yaravuze ngo n'umuntu wari uri inyuma ushidikanya ko atakize, bizagera ku itariki ya mbere y'ukwa mbere 2018 yakize. Ariko ntago ari igihe yavugaga kuko sinari nicaye inyuma. Nahise nsohoka ako kanya, iteraniro rirangiye, mpita mpamagara umudamu, ndamubwira ntumva nkubwire rero, nimba ari urimo guteka ibyo watekaga byihwerere, cyangwa se nimba wari urimo no kurya ibyo waryaga byihwerere. Ahubwo iyo ngeze ahangaha rero, iyo ngeze ahangaha numva amarembo y'ijuru akingutse, imiryango ikingutse, mbese mba ndimo guhamya Yesu mureba mu maso, amaso ku maso. Yego. Ndangiye ndababwira ahubwo pfukama, uha Imana icyubahiro. Ya Sida najyanye ntago nyigarukanye, nayihaye Kristo, yayitwikiye ku musaraba, ubundi muzima. Ubwo naturutse aho ngaho Gasogi, ndimo guhimbaza Imana, numva nishimye, numva nanezerewe. Abantu bati se uriya mugabo bigenze gute? Nge ndavuga n'Uwiteka akize Sida, n'Uwiteka aranyeje, numva madamu Sida irakize, ndayikize. Abantu bati se uyu mugabo bimeze gute, bigenze gute? Nageze mu rugo nimugoroba, arangije ubwo ibyo binini ndibuze kubereka twabyitaga ibigori muri systeme yacu. Arambwira ati se sheri, nta kigori, nta mafaranga y'ibigori uri bujyane ko nzi kuko uri ikigori kugira uze kuza kukigura. Njye kwamba nazanye bya binini, nubwo numva sheri, numva nkubwire, njyewe nakize, nahuye na Kristo nkuko nabikubwiye ko ntari buyigarukane. Nayimuhereje mbona nkubone, nayivanye mu maraso, ndayimuhereza, ayitwikira ku musaraba, nta Sida nkikirwaye, nta binini nongera kunywa, Yesu yankijije. Wumva uko kwizera nazamuye, iyo utanyweye biriya binini ngo binywere igihe, iyo wongeye kubinywa ntago bigufata. Utangira kurwara ibyuririzi, ukakurizaho n'ubwe bwo kuremba cyane, ukaba wanapfa. Ariko nge nabyivanyeho ku bwa Kristo, naye maje guhura nawe. Iyo nza guhumura amaso gutya nkareba, ntago nagombaga kumubona. Ariko ukwizera kwanjye kwanyeretse ko ari imbere yanjye, ahagaze imbere yanjye, ateze ibiganza kugira ngo yakire iyo Sida, narangiza yitwikire ku musaraba. Ibinini mba mbyivanyeho gutyo, maze kubyivanaho gutyo, ubwo mbagiye ku kazi. Arambwira ati kugira ngo nemere ko wakize, nuko tuzajyana kwa muganga. Haleluya. Imbaraga z'Imana zirakora. Ndanye ndabwa numva nkubwire rero, ntago ngiye njya guhinyuza imbaraga z'Imana, nakize, ntago nzongera kunywa imiti, nakize. Ngeze mu nzira nibwo umutima wambwiye ati mwemerere mugende mujye kwa muganga. Haleluya. Uwiteka we, Uwiteka araryoshye.
twagera ku mugabo Kristo ni muzima. Ubwo nabyutse namubwiye nti bo noneho we witegure nge ndava ku kazi, ntago ndi burindire kujya kuza aho ngaho, ndava ku kazi duhitira Kabusunzu hanyuma tujye kwa muganga. Ubwo navuye ku kazi nsanga yanantanzeyo, urabizi nyine abadamu iyo utuweje gahunda yabo bagira utuntu two kwivumbura. Nsanga duhurira mu nzira, ndamubwira none se bite kuvuye kwa muganga nanjye narinje. Oya ngo hatinze ngo nisubire mu rugo, nawe ntigende nibyo bimbwiye. Nicyo nzi nuko Kristo ari kumwe nanjye, ntigenda nakazi kawe. Ageze asubira inyuma aragaruka. Uzi ijambo yambwiye tujya Kabusunzu? Yarambwiye ngo mba nkubwire, reka tugende bagupime, urahasebera barasanga ukirwaye Sida. Nahise numva kwa kwizera kose yaguciyemo kabiri. Ubundi yagize gutya apasuramo kabiri, hagati yanjye haba umugende. Ndangije ndongera mpagarara mu kwizera, ndabwa numva nkubwire, uwo mudayimoni urimo kukubwira ko ntakize, turagenda badupime kwa muganga. Nibamara kudupima kwa muganga barasanga Sida ntayirimo, ahubwo baritegereza amaraso basange Kristo arimo kugendagenda mu maraso, Sida ntayirimo. Nibamara kubona ko Sida ntayirimo ahubwo Kristo arimo kugendagenda mu maraso, wowe ureba ahantu wigobeka gakeya, upfukame usaba Imana imbabazi, uyibwite Uwiteka, mbabarira kuko nahinyuje igitangaza cyawe. Uko namubwiye. Turagenda tugeze Kabusunzu, nca ku barwayi, nkabona kuna abarwayi bameze, nkazamure nkahimbaza Imana mu mutima. Ubwo nanjye sinaye nafata igisubizo, ariko Kristo ndamwizeye kari muri iki. Ubwo ndavana Uwiteka we ni wakoze, ariko nabariya uzabagirire neza, ndagushimiye ko bamvanyemo nkuko nabibabwiye, ukaba wirengagije ubugoryi bwanjye n'ubucucu bwanjye ukankiza, ariko ni nabo uzabagirire neza. Tugiye kwa muganga baradupima. Bamaje kudupima barambaza ati se mwigize kwipimisha? Habegeye barampimye basanga afite Sida n'imiti ndayifite, ariko uyu mudamu we nta Sida yari afite, ni muzima nta Sida arwaye. Barangije baravuga ngo dukurikije uko ibisubizo byanyu bimeze, namwe nimuze mwirebere, nta Sida murwaye, nta kanseri murwaye, nta mburugu murwaye, nta kintu n'iki na kimwe kiri mu maraso yanyu. Amaraso yanyu ni mashya, mumeze nk'abana b'impinja. Haleluya. Ni doctor wababwiye gutyo se? Dogiteri. Ya Sida irabura, hagaragara Kristo. Arababwira ati mwirebere nta Sida irimo hano. Nta Sida irimo. Mu maraso yawe wari umaze igihe ufite Sida, asanga nta Sida ufite. Habe n'iyi nimwe. Nibyo se? Uko niko kuri. Nkuko nizeye Kristo, buriya dusubiye inyuma gato, iyo nza kumvira umudamu, nkafata bya binini kwa kwizera nkagucogoza, nkafata bya binini nkabane, ariko koko umudamu ibyo ambwiye ni ukuri, reka mbe nk'ibi binini mbanze mbinywe, mbanje kwa muganga njye gutestinga, nisanga nakize aribwo nzabireka. Iyo ndamuka mbinyweye kadogo ntago mba narakize. Hari umuntu ushaka kutwumva muri kano kanya, yego, akavuga ubu ni bwa buteka mutwe bw'abarokore, yego, iri defense arabeshya gute se wakira Sida? Yego. Ugiye kwa muganga, yego, doctor yasanzwe kuvura, usanzwe ugira Sida, bigaragara ko ufite virusi itera Sida, yego, ariko mu gihe kimwe kinduragiye yego, ati murebe nta virusi mufite. Yego. Umuntu wibaza icyo kintu, udashaka kumva icyo kintu, ushaka kuvuga uti ni ubuteka mutwe, agatesha ati ni ubuteka mutwe bw'abarokore. Yego. Uramubwira iki? Nanjye ubwanjye sindi kubyumva neza. Yego. Umuntu wavuga ko ari ubuteka mutwe bw'abarokore, ubundi buriya ikintu cyose kigira igihamya. Wenda tutiriwe tunajyana, we yagenda Kabusunzu, uwo nguwo urimo gusa nk'udisikita ku byerekeranye n'imbaraga z'Imana. Ahubwo ndagira ngo mubwire ngo imbaraga z'Imana uko yari ari kera n'ubu, uko imbaraga z'Imana zari kera n'ubu niko ziri, uko Kristo yari ari kera n'ubu ni kare. Yagenda Kabusunzu, akagenda akabati, n'urugero wenda akabati hari umuntu
wafatiraga imiti hano yitwa niyo Mutoni Defonse, ifishe mwamuyifite, ifishe akayibona. Yego. Ikindi hari n'uwo namuhuza nawe. Yego. Nawe w'umurwayi ararwaye w'inshuti yanjye, twafatanaga imiti gutya Kabusunzu. Cyangwa abaganga bari baribeshye utayifite? Ubusanzwe gupimaga inshuro nyinshi se? Nukuvuga ngo bakabona ufite sida. Si hariya honyine. Wipimishije inshuro nyinshi, wipimisha ahantu hatandukanye kuryo bose bemezaga ko ufite sida? Nipimishije inshuro nyinshi. Nipimisha ahantu hatandukanye. Bose bemeza ko ufite sida. Basanga ngiye niyo Mutoni Defonse mfite virusi itera sida. Umaze n'imyaka bitari igihe gito cyane. Bitari igihe gito cyane rwose. Yego. Basanga sida ndayifite. Ubundi ikindi gihe uripimisha bati ndipimisha nkuko nahamije Kristo, aragenda nampamiriza ku bitaro. Yego. Basanga nta sida afite. Nta sida ufite. Icyo gihe muganga warayimubwiye arabyumva ko nta sida, asanze udafite sida, wari usanzwe uyifite, we yabifasha ate? Yarabyumvise? Buriya niho hantu imbaraga z'Imana zigaragarira. Buriya no kuvuga ngo hagati aho ngaho we kubyakira biratinda. Ariko noneho nyuma yaho bankoresheje ikizamini kuko ngo barebe kuko iyo nkuru kari impamo. Bafashe amaraso, bamaje gufata amaraso bayajyana, sinzi ahantu bajyanye ngo imbari muri RBC, sinzi ahantu bayajyanye. RBC. Yego. Barayapima. Basanga nta nagatokorwa n'aka na kamwe. Indwara kari mu maraso yanjye. Yego. None mva igitangaza Uwiteka yakoze. Ngiye gutanga hambere natanze ubuhamya naho ngaho kwa Yema Ntambara. Niho namuhamagaye ntanga ubuhamya. Nta kwako Kabusunzu nta gipapuro cya negatifu bari barampaye. Ahubwo hari igipapuro bari barampaye cyerekana ko nabonanye na muganga, ibisubizo byanjye akaba ari bizima. Ngiye gutanga ubuhamya aricyo njyanye, baravuga ati ntabwo bishoboka. Turabyumva Imana ikora imirimo n'ibitangaza. Nawe Yema Ntambara ubwo yambwiye ati nanjye Uwiteka yaranyishe. Atari ko ngewe ibyago nagize nta bihamya nabonye nk'ibyawe, kuko ntago nigize mbona ibihamya nk'ibyawe. None kugira ngo iri teraniro ureba hari abantu benshi cyane, kugira ngo iri teraniro bamenye ko Yesu Kristo ko yararikera no bari kure, wabyemera nimba koko wizera ko wakize. Natwe turizera ko Imana ishobora byose, ariko ntago benshi babyizera. Wabyemera tukajya kukwipimishiriza neza kurindi vuriro, tukaza tukerekana iyo negatifu? Uzi uko namushubije? Naramubwiye numva nkubwire, Imana yiyerekaniye Kabusunzu kariyo yankije, na n'ubu ngo biracyari mu maraso yanjye. Tugende ni wenda muyafate muyuriza indege muyajyane mu mahanga ya kure. Murasanga niyo Mutoni Defonse amaraso yanduye ntarimo, ahubwo harimo Kristo Yesu ari ugendagenda mu maraso yanjye. Bafashe imodoka yo mu bwoko bwa V6 baranjyana, hari ivuriro banjyanyeho hano i Remera munsi ya sitade, ndibuze kukwereka igipapuro cyaho. Bamaje kunjyana, ubwo tugezeyo baragenda barampima, bamaje kumpima dutegereza igisubizo hanze. Tumaje gutegera, ariko giye nkumva indirimbo z'Uwiteka zirimo kuza, nkumva izo guhimbaza Imana, nkumva mbese ndi muri Kristo Yesu nta kibazo mfite. Kandi mu busanzwe bitaragukoragaho? Ntibibaho. Yego. Ariko igihe cy'Imana cyageze cyo kuguhagurutsa, iraguhagurutsa. Barampima, bamaze kumpima, igihe cyarageze barahamagara ati turashaka umuntu bita niyo Mutoni Defonse. Habe no kwikanga wenda ngumve ngo icyuma cyaribeshye, ni cyaribeshye wenda iki ngiki ni cyo original. Reka ibya Kristo ntago bijya bishidikanya. Nimba avuze ngo nzagutabara aragutabara, nimba avuze ngo ndagukije abagukije ako kanya. Barangije banjyana mu cyumba, ndabyibuka ari umudamu gutya munini, arambwira ati rero niyo Mutoni Defonse, dusanze ibisubizo byawe ni bizima, nta sidurwa, nta kantu kerekeye n'agatokorwa kari mu maraso yawe, atariko ikintu nkugireho inama. Dore hano hari abantu benshi, hari ibiki byinshi, dore ubundi abandi iyo binjiye muri iki cyumba bavamo barira, ariko uvuye museka.
ugende wirinde ntazagire uzagushuka utazanduza amaraso yawe, dore amaraso ni mazima, ariko nge nzibanga ryanjye na Kristo. icyo washakaga wari ukizi. Yego. Arangije mu gisubizo aricyo ndibuze kubereka hano, turagenda none njya gutanga ubuhamya. Nuko nguko byagenze. Idefo ndashaka muri kano kanya kuri kamera Yego. na Sama bidufashemo utwereke ibihamya byerekana kuri muzima. Yego. No kwango ande ntago ari amacupa yonyene naye naramaze. Andi naya ngaya hari nandi nagiye na. Ariko ibihamya ndakomeza ndabibika. Bo. No kwango iyi miti ubu bucupa babwuzuyemo imiti. Yego. Nono ngiye kubereka ikinini kigabanya ubukana bwa virusi itera Sida. Yego. Nindangiza mbereke n'ikindi kinini kivura ibyuririzi. Urumva ikigabanya ubukana bwa virusi itera Sida n'ikivura ibyuririzi biratandukanye. Ni imiti ibiri itandukanye. Yose warayifataga? Yose narayifataga. Dore iki kinini mureba iki ni ikigabanya ubukana bwa virusi itera Sida. Yego. Iki ngiki. Yego. Icyo cyumweru cyo? Iki cyumweru bakita bagitirimu. Yego. Iki ni ikivura ibyuririzi. Dore iki ngiki ndakwereka niranga muntu yanjye. Hari abavuga ati bura wasanga afite wenda nka mukuru we wapfuye yishwe na Sida. Ibi ngibi akaba yarabifashe akaba ariko arimo kubigenza. Yego. Mfite iranga muntu nabwiye ngo ushaka kuzagira amatsiko azagende Kabusunzu niho nafatiraga imiti. Aha, iranga muntu ndayibonye yanditseho amazina yawe. Nono ni nayo handitseho ngo RBC, bigaragaza ko icyemezo RBC ngo kubonana na muganga. Itariki bayishyizeho ndabona baratangiye ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa 5 2016. Yego. Impamvu yubahirijwe. Yego, ndi kwibona byose service ko wagiye uzihabwa. Aho ni ibizamini. Ni ibizamini bagendaga bamfata bareba ko abasirikare bangana. Yego. N'ibizamini ndabona bigiye birimo byose, service medical, service medical hansi. Aha, ndi kwibona byose kabisa ibihamya byawe. Reka ndebe hahandi niba hariho amazina yawe. Reba. Ndabona handitse za bactrime amagarama 396. Aha. Nibyo wafataga? Ngari byo binakweretse. Ibyo wanyeretse by'umweru. Aha. Okay. Rendez-vous ndi kuzibona nazo. Yego. Reka mpindukize inyuma. Kabusunzu. Yego. Aha. Amazina handitse niyo mutoni iri defense. Aha, mani habwe icyubahiro. Niyo mutoni iri defense. Yego. Bihuye n'ibiri mu ndangamuntu. Aha. Bivuze ngo wakize virusi itera Sida. Nakize virusi itera Sida ari Kristo unkijije kugira umuhamirize. Yego. Bo, noneho ari ibindi bihamya? Ahangaha urahita ubona n'iri vuriro. Aha naho bampimishirije bwa mbere njya gutanga ubuhamya, niho iyi negatifu bongeye kuyibona. Yego. Hanze ngo ni polyclinique familiale. Ubwo ni kuri Polifame hano i Remera. Fiche de demande test VIH. Nom du médecin yitwa Kampire Eugenie. Noneho code ndi kubibona. Okay. Negatifu ndayibonye n'isurinya. Hallelujah. Ukira Sida gutya. Ngira Sida. Birambore gutya kugira ngo umuntu ubireba imbere yawe gutya ahangaha. Iyi ni ifishi nafatiragaho imiti igabanya ubukana bwa virusi itera Sida Kabusunzu. Nitwa niyo mutoni iri defense. Iyi niyo fishi najyanaga bakampa imiti igabanya ubukana bwa virusi itera Sida, akaba ari nayo banyandikiye. Yego.